yampaye fone gusara nkobagura ndambiwe izo massage ndabyanze mbabarira nsanzwe ngenda umukozi ushoboye riko gukora ibi nge sinabibasha nangu kunumbwira ngo nge gusasa maze ukunama nge mbona uncumuza uhora uvuga ngo mfite ibituza untesha umutwe uzunyegereza ndikoza ku buriri ukaburaje mbabarira ndekura yeah. Yes, iyi ni Remax TV nge nitwa Kenny. Kora subscribe, comment and share. Akanya tugiye kwakira umwe mu basore bazwi cyane hano mu Rwanda witwa Silvizo. Silvizo ni umusore wamenyekanye mu bintu bijyanye no kwigana indirimbo z'abantu azisubiramo yagiye atangaza benshi. Ndagira ngo ntukureho internet yawe. Yes, murabona rero kuri kamera zacu twakiriye Silvizo. Silvizo kabisa ni umusore umaze iminsi cyane yantrendinga ku mbuga nkoranyambaga ndetse no ku ma radio menshi cyane agiye atandukanye n'ama TV. Silvizo, amakuru. Mabuja mvuga hatuirwa magana yampaye fone gusara nkobagura ndambiwe izo massage ndabyanze mbabarira nsanzwe ngenda umukozi ushoboye riko gukora ibi nge sinabibasha nangu kunumbwira ngo nge gusasa maze ukunama nge mbona uncumuza uhora uvuga ngo mfite ibituza untesha umutwe uzunyegereza ndikoza ku buriri ukaburaje mbabarira ndekura yeah. Muzi neza cyane ariko Silvizo wenda twahirukana gake yari zamani none se wabaga he najyaga nkubona gutya kuba hariya hepfo waje kwimuka ni Dubai nyine ni za Kimisagara KML City ariko abasani benshi batuye Kimisagara ni ku Kimisagara niho kavukire yacu niyo gakondo y'umuziki urabyemeza cyane rwose umeze ute se papa ewana ntari bimfunzemo kurde ewana hora ndabona look yarahindutse dread nsa n'amafaranga ya umeze ute se nta kibazo rero nkuheruka ngiye uririmba indirimbo za wenyine nyine za wenyine bisanzwe ariko nyuma byaje kugenda gute kugira ngo uhindure style waririmbagamo no man derukana kera uziko nawe uri mu bantu kera nzi nkikora songs zanjye zitarafata aratangira gukora ama parody urumva ubwo ni nyuma ya 2018 ngira hashize nk'imyaka nk'ibiri kabisa so rero nakoze umusyo wanjye mbona ntago nzafatisha mbona ntago mfite power yashoboka ndamo gukora parody kakuntu naje nyine muri industry watangire ku ndirimbo ya The Ben I think no natangire kuri Muna Kigali kava ya Muna Kampala noneho wari ufite na studio wakoreragamo yitwaga Danger Zone none se byaje ku harakarimba ariko kaje kwa trending amenya nako kahise kagushyira mu gakino neza ka The Ben I think kitwaga gutera fine girl wadukubitiyeho se gato tukumva ibirayi nibirasha baby turaryebejomba ubunda kugurira isombe n'imineke ya kamara amasente kwa kazungu barya nabi abababi yawuzi itabi abagabo banywa super dipe indazi n'igikoma kuva tondo baby nushona ansabye wangireri ikoti dembuto chongo y'insazi agenda nyunguti bibombo Achimirongo Nyamirambo nta gihombo duporeze tugende oh my god restaurant none se iyo abahanzi babonye uri musubiramo indirimbo zabo babyakira bate bo ubwabo ngira ngo sibye no kubivuga n'abandi bantu bose barayibona babyakira neza kubona yuko iyo mbikoze bahita banayipostinga bakantera courage babifata fresh nabonye ubishyira kuri YouTube bijya kuri YouTube channel yanjye yitwa Silvizo official niko yitwa
motivasiyo yikura hehe ku buryo nyine ukomeza gushyiramo imbaraga? Turabizi ko ino showbiz yo mu Rwanda muri iyi minsi noneho ya corona n'ubundi yari isanzwe itameze neza, yari isanzwe isa nkaho ikennyemo, ariko muri iyi minsi ya corona noneho ibintu biba byarakaze cyane. Wowe motivasiyo yikura hehe? Muri motivasiyo z'umushonji ziva ku nzara. Iyo ushonje urakora ntago wikoresha, so motivation zanjye nzinzikura kuba nyine ntago ndi umuntu uhambaye, ntago mfite amafaranga menshi ariko ndayashaka, ndi mu buryo bwo kuyahiga. Motivation rero nyikura mu guhiga ikofi. Nzi ko ngomba kurya ruko nakoza hino, nta imirongo ndayihorana nyine. Ya twabonye baratangiye no kugenda bagutumira mu bitaramo, se ubona nta gihe kizagera wowe n'abandi bahanzi bigatera conflict yenda ivuga ati sumuniga arimo ararisha cover zacu, arimo arakora cover ku ndirimbo zacu twikoreye, uriya muniga bitebye? Byabaye byarabaye kera ko nazikora nkabarusha ama views. So rero men reka nkubwire, ngiye nkora ibintu byanjye nta nkora iby'abandi. Narababwiye ati umuntu uzandega melody nzitaba, kuko ngewe njya muri studio nkatangira aje aho beat bakayisubiramo nshyashya, nta muntu nasaba beat cyangwa ngo nyibe. So nkandika indirimbo yanjye, nge nandika indirimbo yanjye nubwo ncisha muri melody zabo. Ndakeka nta tegeko rihana kuririmba, do nta mvuze nkawe nkasubiramo ukuntu uvuga, copyright iryo jambo ibaho. So rero mu gihe utangira copyright kuri YouTube nta n'ikintu wazumbaza. No kuri YouTube bura ntawe. Ibihangano byanjye n'ibyanjye ntago ari ibyabo. Bakika nibazana itegeko rya copyright ya melody. Aho ngaho nabwo byaca mu zindi deal, kuko ndakeka boss wa YouTube we abadafite ubwenge. Nawe babibona tu. Nawe babibona. Ari amashusho se uyakurirwa nande? Kuko ari amashusho afite ukuntu aba ewana aba afite karite za hatara, abantu bakavuga ati ari amashusho abahenze iki bira bintu bifashwamo nande? Nkorerwa n'umuntu wese, umuntu wese ufite tala. Ntago nita ngo no mustari cyangwa sari hasi, ndeba umuntu ukora ikintu cyiza nyine abantu bakunda. So kandi ibanga rya parody ntago ugomba, nimba wakoze parody ugakora melody y'abandi, ugomba gukora video nziza kurusha umuhanzi wa original. Ngira ngo nibyo nkora. So biriya nyine mbifashwamo n'abantu benshi batandukanye, n'ubu nawe uramfashe kumpuje n'abanyarwanda, nawe support yawe iteyeho. Amfashwa na Kasuku senior group n'abandi bose bashaka yuko umusinyarwanda utera imbere baramfasha, namwe mumfasha. Ariko mu minsi yashize mfite nomero ya Silvizo, ari nawe bavuga ko ari boss wa nyiri Kasuku. Najyaga kubona nkabona status nkavuga nti wa musore amaze kubyimba, amaze kwigira karaha kajya ngiye kongera mu birandure. Biriya bintu byari byagenze gute? Ese byari bivuyeho se cyane muri bwa buryo bwanyu bwo gutwikamo? No gutwika ntabwo bibona, no gutwika no gutwika nyine. Hari ikintu cyabayeho, ngira ngo project zanjye za uploadingwaga kuri YouTube channel yabo bareba niga, ariko twaje kubihindura ziri kujya kuri channel yanjye yitwa Silvizo official. Nyine hari ibintu bitagenze neza, nari nabagize icyo itekerezo numva ntibari kucyumva, ariko byarangiye bacyumvishe ziri kujya iwanjye nta kibazo. Ariko n'umundi haracyari mu rugo, n'umundi n'imiziki yanjye ndi kuyikora muri Kasuku. Muri Kasuku record ikorera hehe? Korera Inyamirambo. Kubungubu se Silvizo ahagaze gute mu rukundo? Abakobwa benshi njya mbona ukunda gupostinga utuntu bagiye bagusubiramo, bihagaze gute muri biriya byana byose postinga? Ntacyo ufitemo ntago wisana? Nagira gahunda y'ibyo bintu kuko ndacyakennye rega. Abana bakunda kunsutsu, bakunda ibiceri. Kandi main nge nimba ntarubaka empire, ntaragira empire ikomeye nkuko mva ngo claim after empire, n'abandi bagiye bafite ama empire ba the main, icyo ngicyo kitaragira, cyangwa urumva ngo Silvizo afite business ikomeye cyane. Nk'urugero nge ndi kubaka studio yanjye, nshaka ibintu byose bizaba bisohokera muri studio yanjye. So mugiro ntaragera kuri iyo level, ntago nagira mood, ntago nagira mood nta motivation. Ndacyakinnye, ntago ari motivation n'ubukene. Bari abana se ukoresha muri bari abantu bose ukoresha muri video, watangiye gukora video zimeze nk'udukomediye mbere ukibitangira, ariko ubu ngubu byaje kurangira bibaye serious ku buryo video nyine bishutinze uvuga tuyi ni video kabisa. Byo waje kubihindura gute? Wabonye biriya bintu yenda bimeze nka comedy bitarakoraga neza nk'ukuntu wowe wabyifuzaga? Ibintu bigendana n'imyaka. Hari imyaka abantu baba batishimye, ntago wajya gusetsa abantu muri corona batishimye, ntibibaho. Nyine ngendana n'igihe, hari igihe abantu babishimye bafite amafaranga,
ariko bafite stress ugomba kubasetsa nyine bagaseka. Nicyo kirayo cyari kiryajya, ariko muri corona zurajya kuririmba ibintu bisetsa abantu amasura yarizinze bashonje, urumva ntago byaba ari ibintu byiza. Gusa nge nkorera abantu like biterwa n'igihe ngengezemo, nkora ikintu biteye n'igihe. Buriya nicyongera igihe kikagaruka twatumeze neza, nzaba kubita boro baseke. Nukuvuga ngo ntago byarangiye, ntago byigeze birangira kuko nese ko aribyo byandemye. Ariko nibyo ndi gukura ubu nabyo bari kubikunda, ariko bigiye nayo n'iki gihe turimo. Silvizo, yenda dusoza imbuga nkoranyambaga zawe waba ukoresha n'ikintu usaba abakunzi ba muzika muri rusange n'abantu n'ikintu urabona ino kariya wowe usa nkaho winjiyemo, ni wowe wenyine uzwi, nta nundi ngiye wenda nzi so kugukina, ariko niko kuri nta wundi muntu nzi. Ese nta ubona nyine hatakirimo icyuho kuba ari wowe urimo gusa, ni nkaho ari wowe urimo wihanganya? Ndahera ku cyo warumwe ngo ikintu nsaba abanyarwanda ndabasaba gusapotinga umuziki wa Silvizo ukagera kure, tugafasha na barumuna bacu bari hasi. Ngira ngo ibi bintu byatangiye abantu babona ko bisebetse, ariko babonye ko n'abahanzi baciye akantu batwaye za gumaguma. Urugero ndagwa Christofer nyangwa abonye kejo ndi yinyese bagakora agakava. Rero binyereka ko Silvizo ndi umuntu munini cyane, ntago ndi ngiye nyine kuko nabandi bari kugenda babonye n'uje amamiliyoni YouTube baravuga ati ahantu hari akaryo. So na dufashe Silvizo na barumuna bacu bazamukireho, ndetse ko nimba n'abahanzi bakomeye batangiye kubikora, urumva nyiri ibintu bimeze neza. Icyo nicyo nsaba abanyarwanda bakurikira umuziki wanjye. Ikindi warumbajije ngo nari nkubajije ahangaho twari cyo warushubije cyari cyo kuba yenda ikintu wasaba abanyarwanda. Ndonge ikindi warambaje ngo mbona kuba ari nge nyine ubikora, urimo nge nyine. So ntago nzi nimba abandi byarabananiye, n'ababikora bari kubikora nabi, ariko ndako ngiye kubaka lebo yanjye just bizajya mu buryo. Ndakeka ko hari abapolisi batariyumvisha yuko ashobora gukora akavika bagera ahantu kure. Hari abahanzi nabo bakitinya bakivuga ati si ibintu bimeze bite, ariko just main ibintu biraryoshye. Ndabizi ko bazaza kuko nimba papa wabo batangiye kubikora, urumva ibintu biraryoshye cyane. So rero cyo saba abanyarwanda ukurikira umuziki wanjye, warabambarije imbuga nkoranyambaga basanga ibintu byanjye. Mbibutse ko mfite n'indirimbo nshyashya, mfite abanyarwanda bakomeje kunsaba gukora umuziki wanjye. Mfite song yanjye yitwa Ndahurira n'indirimbo yanjye itari cover, iri kuri YouTube channel yanjye yitwa Silvizo official. Mfite n'amakava mashyashya, mfite cover We Don't Care Medina Raven YouTube channel yanjye. Mfite cover igare mukayandaza kwa uploadinga video kuri YouTube channel yanjye. Social media ni nkoresha ni Instagram ni Silvizo cover official one. Naho ngo bashobora kunsanga, naho ibindi byose n'umwinyenseburo. Silvizo, yenda dusoza n'ubundi twari tumaze gusoza, ariko sore kuba ngorora inyuma. Iyo rebo yawe zabikubiyemo ibiki, zabikorerwamo ibiki, zabikorana n'abantu bameze bate? Izabikorana n'abantu bose bashaka gutera imbere. Cyo cya mbere nyine batagira ahantu bahagararira kuvuga ngo nakora cover, ngo nakora indirimbo ya comedy isekeje. Cyo tuba dushaka no kumuziki nyarwanda utera imbere ukagera kure, niko rebo yanyu izabimeze. Tuzakora igishoboka cyose dutwike tubone ibiceri, ndetse n'umuziki wacu wambuka imbibi. So lebo yanjye izaba ari lebo ikora n'umuziki usanzwe ku bahanzi babishaka, ariko cyane product izabirimo cyane ni ukuzamura parody muri iki gihugu cyangwa se amakava n'abandi bahanzi bakabikora. Ikindi kintu cyagikubiye muri lebo yanjye no gufasha abahanzi bakiri hasi cyane. Kuko ngiye navumbutse ndi down, ndikora ibintu byiza bigakundwa, abantu bakakwifuza. Ngeze kuri standard yo kuba nakora indirimbo mu cyumweru cyangwa se mu kwezi, ngira ngo abonye cover Jerusalem yuje miliyoni 3 mu kwezi. Narabibonye wa. So icyo kintu nicyo nifuza, navumbukiye ahantu ntago bari bazi ko mpari, sibyo? Nshaka rero n'abandi bana bari hasi nkuko nanjye narindi hari ahantu. Tubazamukye nicyo lebo yanjye igamije. Ngo channel yitwa channel yanjye yitwa Silvizo official. Niho basanga ibihangano byanjye byose. Instagram yanjye ni Silvizo cover official. Wanu ushaka kumbaza ku bindi bintu, uburyo lebo izatangira, igihe tuzatangira gukorera, aho wasanga ibihangano byanjye wanyandikira kuri Instagram. Bintu ni mama walalai, babikora bimanukira bisomanira binyese burayiwe. Asante brother.